nagira ngo nsabe meya w'akarere ka Gakenke Mukandayisenga Vestine na meya w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence baze badufashe kubanyuriramo muri make ibyo twiyemeje muri iyi nama. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabaramukije. Jyewe na mugenzi wanjye tugiye kubagezaho amagambo magufi ariko asobanutse iby'ingenzi twakuye muri iyi nama. Jyewe nitwa Valence Habarurema, ndi umuyobozi w'akarere ka Ruhango. Ndi kumwe na Vestine Mukandayisenga, umuyobozi w'akarere ka Gakenke. Iyi nama ntiyari isanzwe. Yari inama irimo ukuri kwinshi. Yari inama aho twavuze ibitagenda neza kandi mu buryo tutabigoretse. Yari inama yo kwiyemeza gukora mu buryo bushya. Kenshi mwabitwibukije mu buryo butandukanye, ariko ikintu gikomeye mwatubwiye ni uko ubuyobozi budapimirwa mu magambo tuvuga, ahubwo bupimirwa ku musaruro abaturage babona bakanawishimira. Vestine, iyi nama dukuyemo iki? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere na mbere twiyemeje kutaba abayobozi biremereza, ahubwo tugashyira umutima ku muturage, tukarushaho kwegera umuturage. Mu nama yacu twagize ibiganiro byiza bigeze kuri 2. Twagize ikiganiro ku mikorere ihuza imbaraga byuzuye. Tugira n'ikindi kiganiro ku kubaka umuryango nyarwanda ukomeye. Tumaze kuganira, hari ibintu bigeze nko kuri 4 by'ingenzi twiyemeje kandi tugiye gukoraho. Valence, icyambere ni iki? Icyambere, twinenze ukuntu dukora igenamigambi tutavugana nk'abayobozi, tutanavugana n'abaturage bacu, hakatuviramo imishinga idindira idakoze neza ndetse n'idafitiye abaturage akamaro. Uribuka ingero zatanzwe z'imishinga y'ibikorwa remezo ikorwa ibice? Uribuka si kusanyirizo ryavuzwe ryubatswe mu mpinga y'umusozi rikaba ryaramaze imyaka 10 ridakora kubera ko abaturage bavugaga ko batashobora kuriza amagare imisozi batwaye amata? Mu kubikosora, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twiyemeje ko tuzajya dukorera hamwe byuzuye. Uruhare rwa buri wese rukagaragara, aharimo n'urw'umuturage. Tuzajya tuvugana kenshi, ukeneye feedback ayihabwe, uwagishije inama ayibone kare. Ariko se Vestine, wowe ntabwo waba uri mu bafite benshi wiyambaje cyangwa benshi wahamagaye ukabandikira ntibaguhe igisubizo ku buryo bwihuta kandi wari ugikeneye ngo ufashe umuturage? Byihorere Valence, ukuntu ari benshi. Muri iyi minsi cyangwa se no mu bindi bihe bitandukanye, akenshi mu karere iyo tugiye nko gusaba igiti, nubwo ikiraro gitoya cyaba cyacitse, twandikira ikigo cy'igihugu cy'amashyamba. Uzi kugira ngo umuturage aba akeneye inzira, nanjye ndi kwandika rimwe na rimwe ngatinda no gusubizwa. Ibyo rero nibyo twinengeye aha ngaha, twiyemeje kubikosora. Ariko nabo ngo nuko bajya bavuga ibyo ngibyo, wenda wasanga ari abajya baguhamagara nawe ntibakubone, ariko bo si cyane. Ikindi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nuko imvugo ngo uyu mushinga n'uwa Minagri, uyu muhanda n'uwa RTDA n'izindi twazihagaritse. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari ikindi twinenze. Icya kabiri, twinenze ukuntu hari uburyo tuba dufite ibikorwa twateguye neza tuzakora tubifitiye amafaranga, ariko ntitubikorere igihe, bigatuma rimwe na rimwe tubikora huti tukabikora nabi. Twiyemeje gukurikirana neza ibyo dushinzwe, harimo n'iterambere, harimo n'iyi mishinga y'iterambere. Hari n'ikindi cya gatatu twiyemeje, twafashe umwanya uhagije wo kuganira ku muryango nyarwanda twifuza. Dusanga aho dushaka tutari twahagera. Hakomeje kubaho ibibazo by'imirire mibi n'igwingira mu bana, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'imyitwarire mibi mu rubyiruko no mu muryango muri rusange. Ariko hari n'ibibazo by'uburezi bidakorwa neza n'ibindi. Twinenze ko ibyo byose tugomba kubireka, ariko hari icyo twabonye tugomba kureka burundu. Akenshi iyo batubajije ngo biterwa n'iki, duhita tuvuga ngo ni imyumvire mibi y'abaturage. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aba baturage ni twebwe tubafite mu nshingano kugira ngo duhindure iyi myumvire. Cyane yuko dufite ingero zimwe bagiye batubwira mu biganiro byatambutse,
aho imidugudu imwe n'imwe dusanga yuko ibibazo byose twagiye tuvuga hari aho byakemutse, nibura no mu gihe kirenga n'imyaka 5 ugasanga ibibazo byarakemutse. Twiyemeje gukemura ibibazo biri mu muryango nk'inshingano yacu twese. Nibyo rwose, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, inama yasanze hari imidugudu imwe n'imwe muri iki gihugu ishobora kumara imyaka 5 nta bibazo twaganiriyeho hano bihari. Ni ukuvuga rero yuko bishoboka dufatanyije abayobozi babikora. Hari icyakana ariko twinenze uburyo tudakemura ibibazo ku gihe, ahubwo tugatinda mu kwandika za raporo, mu gutegereza ibyo twita za guidance nazo rimwe na rimwe zitazira igihe, mu gutegereza inama zitari ngombwa, aho kwihutira gukemura ikibazo nyirizina. Benshi muri twe twasanze dutinda gufata ibyemezo. Twiyemeje kongera umuvuduko, gukora neza ariko byihuse nta kuzarira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nta rwitwazo dufite. Tubasezeranyije ko twese uko turi hano tugiye gukora ibitwiyemeje, n'ibindi tutavuze kubera umwanya muto ariko biri mu myanzuro migari yateguwe. Ubutaha ntituzagaruka hano tuvuga ibyaheze mu magambo, tuzerekana ibyo twagezeho. Twese tuvuye hano turi ikipe imwe, Team Rwanda kandi team itsinda, sibyo yemwe? Team Rwanda, Team Rwanda, one team. Murakoze cyane. Mugira amahoro y'Imana. Vise twaganiriye byinshi, twiyemeje byinshi, kandi turabizeza ko tutabigira amasigara byicaro, ahubwo twiteguye guhita dutangira kubishyira mu bikorwa. Rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aka kanya turifuza ko twabakira ngo mutugezeho ijambo mwatugeneye uyu munsi. Murakoze.